Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, aho muherereye hose, inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nabasuhuzaga, hereza Imana icyubahiro, ongera ushimira Imana ko izinze ijoro ikazingura amanywa, shimira Imana intwari ku rugamba, shimira Imana yakwimanye, shimira Imana ikurinze, shimira Imana yabaye mu ruhande rwawe, shimira Imana intwari ku rugamba, shimira Imana ishobora byose, shimira Imana itabura uko ibigenza, shimira Imana irengera indushyi, shimira Imana itabara abapfakazi, shimira Imana iburanira imfubyi, shimira Imana, hereza Imana icyubahiro, ushimira Imana itabura uko ibigenza, yita ku batagira shinge na rugero, shimira Imana ihanagura amarira ku maso y'abana b'abantu, shimira Imana ni ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro mwa kino gitondo. Tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana naho tutagera mu mitima y'abana b'abantu, haba hakorerwa ibintu byinshi, abakugambiriraho ibyiza Imana ibaha umugisha, ariko abakugambiriraho ibibi nabo Imana ibareba igitsure nk'icyo yarebye Abegiputa mu nyanja bagacikamo igikuba. Imana ibareba igitsure, imigambi yabo iburizwemo mu izina rya Yesu Kristo itarashyirwa mu bikorwa. Turacyavuga ngo turashima Imana. Nakubwiye ngo mu gitondo ubyuke uhereza Imana icyubahiro buri gitondo, kuko Imana iba yakoze iby'ubutwari. Kabiri, iba iguhaye umugisha wo guhumeka. Gatatu, uburinzi bw'Imana ujye ubuha agaciro. Kane, ubwira Imana uti Imana wakoze. Gatanu, uzirikane urukundo rwa Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo ushime Imana aho igejeje ikora ni ukuri. Nawe uri umugabo wo kubihamya, hari aho yagukuye n'aho yakugejeje, hari ibyo Imana yakoze, nawe ubwawe uratangara. Imana ni ishimwe. Iki gitondo rero munyemerere dukomeze kuba muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho, Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byo gusenga, ariko turacyari no mu bihe byo kwibuka abacu ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Dukomeje kwihanganisha imiryango yabuze ababo, dukomeje kwihanganisha imfubyi, dukomeje kwihanganisha abapfakazi, tubabwira ngo nimukomere mushikame, haracyari ibyiringiro, kandi namwe mwarabibonye. Imana yarabashibuye murashibuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyo usabwa ni ukuba umukristo uhamye, kugira ngo abari bazi yuko ntaho uzagera, nawe wongere utere urutambwe ugire ibyo ugeraho. Kandi iyo uri umukristo uhamye, Imana irakwishimira ikaguha umugisha, yewe ikaguha umugisha, ikaguhanagura amarira, ikaguha umugisha, ikakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga rero ngo komera kandi ukomeze wavanse, komeza utere imbere, komeza ugire n'ibindi usingira biri imbere. Na biriya wabishobora, na biriya byakemera. Icyo nakubwira ngo komera kandi ukomeze wuse ibivi byinshi cyane, kugira ngo buriya ikintu kibabaza umwanzi wawe ni ukukubona utera imbere. Haranira rero wowe wasigaye, wowe wacitse ku icumu, haranira iterambere ry'umuryango wawe, haranira kandi kuba umukristo uhamye, umukristo utiyanduza, umukristo utajya mu bibi, umukristo utajya mu byaha. Uharanire ndetse no kuba ijuru rikwemera, rikwishimira. Imana ishimwe. Turacyari muri iyo teme yacu rero igira iti Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho, Imana ishimwe. Reka twihuse dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 22. Duhere ku murongo wa 3, ariko titire y'ijambo handitse ngo umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Imana ishimwe. 3, atuma abagaragu be guhamagara
abatorewe gutahwa ubukwe banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose byiteguwe muze mu bukwe. 5 maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu be ati ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri bubone yo bose mubahamagare baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucururizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana idusange. Uyu mwami ntako atari yagize. Uyu mwami ijambo riratubwiye ngo habayeho ubukwe bw'umwana we. Arangije atangaza invitasiyo, arangije aranabibutsa, abwira abagaragu be ati nimugende mubabwire yuko rega ibyatunganye, muri sare bife zahageze, ibintu byose bimeze neza, amatorero ari kubyina rwose, abantu bose bakeneye yuko mwese abatumiwe abafite ama invitation nimuze. Icyo nashatse kuvuga ngo Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho, nuko abo bose batumiwe n'umwami. Umwami yari yizeye ko ari abantu be ba hafi, yari yizeye ko bari buze muri ubwo bukwe. Nyamara ikintu cyaje gutangaza nuko nta n'umwe wigeze abyitaho, ahubwo bagize gutya bafata n'abagaragu be ngo babagirira nabi, barabica barabashinyagurira. Rero nagira ngo nkubwire, abaguhemukiye si wowe bitangiriyeho. Umwuka wo guhemuka, umwuka wo kugirira nabi abantu, kandi akakugirira nabi wowe wari umwishimiye. Ibaze umuntu kuza kumwibutsa uti hari ubukwe, twaguteguriye amafunguro, ngwino mu kirori, yarangiza akica umugaragu. Ni nkaho n'umwami yamwishe. Ni ukuvuga ngo ibyiza by'umwami byari bibateye isesemi, ariko Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Ngo rero umwami yageze aravuga ati nimugende murebe mu mayira hose mugira abo muzana. Abantu bose baraza, arababwira ati yewe nasanze abari bararitswe batari bakwiriwe gutaha ubukwe. Nuko nawe rero bijya bigenda ugasanga abo wita inshuti atari bo bari bakwiriye kuba inshuti zawe, kuko abo ngabo ni abakwica, ndetse bashobora no kwica abagaragu bawe cyangwa abakozi bawe. Abo ngabo ntabwo ari inshuti. Abo ngabo rero ntiwabamenya, ubahishurirwa n'Imana, kuko ntuzabura akantu gato ubamenyeraho. Umugaragu aricwa,
abagaragu b'umwami baricwa ngo baranashinyagurirwa. yewe abo bagaragu bazize iki? Bazize ishyari. abo bagaragu bazize iki? Bazize ubusa. nawe ubyibaze, ibaze kugutuma ku umuntu agutumye w'umuyobozi wawe akagutuma ati genda ubwire runaka ze dusangire, wagerayo bakakwica bakagushinyagurira. ibyo bintu wabigereranya n'ibyabaye hano muri iki gihugu, igihe umuntu uwo yagiriye neza, uwo yagaburiye, uwo yahaye inka, ari we wagarutse aramwica, ari we wagarutse aramutanga, ari we wagarutse aramugambanira. nuko ngo ariko umwami hari icyo yakoze, ngo nawe yaragiye umudugudu wose arawurimbura. arangije aravuga ati rero noneho nimuzane abo mubonye bose, apana babandi niringiraga, apana babandi numvaga ko ari bo bakwiriye kuza mu bukwe bwanjye. nuko ngo baragenda barabakusanya, ariko mu kubakusanya hazamo undi muntu, nawe none hazamo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. ni kwa kundi umuntu agenda adakijijwe, akagenda yivangavanga mu bantu, akagenda yivanga mu bintu by'abana b'Imana, ugasanga igihe cyose ntiyambara umwambaro w'abakijijwe, ugasanga igihe cyose ntiyihannye, ugasanga igihe cyose aratumukaho ibyaha byose by'amagambo niwe uba ubihagazemo, ibyaha byo guteranya niwe uba ubihagazemo. iyo niyo myambaro imuranga. ibyaha by'ubusambanyi yewe yabigize amakositimu yambara, iyo niyo myambaro imuranga. ariko arangiza akongera akagaruka mu bana b'Imana, akumva yaza mu nzu y'Imana. rero ngo umwami yavuze ngo iki? ngo yaravuze ngo nimumubohe, yewe nimumubohe, nimurangiza mumujugunye mu mwijima, ngo kuko aho ngaho ariho bazahekenyera amenyo. arangije asoza avuga ngo kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana ishimwe. ni ukuri ndagira ngo nkubwire, abatowe, abo Yesu Kristo ashaka kuruhura, abo Yesu Kristo yashatse kubera inshuti ku musaraba, yaravuze ngo buri wese abasha kwigererayo. abatowe ni benshi, ariko abatoranywa bakaba bake. Imana itugirire neza, Imana idusange mu bihe nk'ibi. ese wumva uri mu batoranijwe cyangwa waratowe gusa ntubyitayeho? bariya abantu bahawe invitation bakanga kuza mu bukwe, bariya bose bari batowe, ariko abaje gutoranywa ni bariya baje mu bukwe bambaye imyambaro myiza y'ubukwe, baza nabo bikandagiye, baza bubashye umwami. yewe bariya nibo bonyine batowe. Imana ishimwe, nibo batoranijwe. Imana ishimwe, abo ni abatoranijwe. ndakwifuriza nawe kuba mu batoranijwe, kuko n'ubu watoranijwe uraba nawe uri inshuti ya Yesu Kristo. Yesu Kristo arakubera inshuti ihoraho mu buzima bwawe. Shalom shalom.